mu buryo butavugwaho rumwe kandi ku bijyanye n'imvugo yakoresheje. Aha Madame Nyirarukundo Ignatienne, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, nawe yavuganye atya n'umugabo w'abana 8 wari mu kigo ngororamuco cy'Iwawa. Kuvuga ngo mfite abana benshi ntabwo ari wowe wenyine. Bangahe? Mfite abana 8. Ariko so wari mu irushanwa? Ntabwo nari mu irushanwa, ni Nyagasani wabampaye. Reka wimubeshye. Ntabwo namubeshye. Nyagasani se n'ushyigikiye abantu batita kuba babyaye. Wowe wenyine niwe wagize. Rero uranyiteje ugabanya amagambo. Nyagasani se niwe ushaka abana bicaye aha ngaha. Ni wowe nyine gusa, abandi bose bariga, nawe barigaga kandi. Umunsi yabikubajije kuzakorwa n'ikimwaro. Uyu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi nyuma yaho yise umuhirimbiri umwe mu basaza yasanze mu kigo cy'inzererezi cya Gashonga giherereye mu karere ka Rusizi. Bakufatiye kwiba. Nta byangombwa ugira. Kwanzura umuhirimbiri umuryango. Ufite umuryango. Ufite umugore n'abana. Ubu uzababwira uko ahangaha waje kubakurira. Waje gusura, waje gutembera, uri mu kiruhuko, uri ahubwo wararindagiye.